Perezida wa Repubulika ibirebana n'insengero abanyirinsengero basabwe kugira ibyo bavugurura barabivugurura bashyiramo amafaranga nabyo bigiye gusaza zitarataha iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu insengero zifitemo uruhare iki nazo ziratanga akazi se they are just cheating abenshi they are just cheating ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububandi gusa kurwana n'ababandi bari mu churches nabyo nta mpuhwe bifitiye na busa rwose ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya caci bisengero wagiye mujye guhinga mworore mujye mu gusenga nushaka usengere kuri telefone churches aho byaturutse ntuhazi churches ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu kuri ntitudashaka guhutaza abantu tugira kwigisha naho hafunzwe nke ikibazo kirimo nyakubahwa perezida wa repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano naho tuzazifunge ahubwo aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose iri senga abanyafurika niba munyuma ikindi kibazo kimwe kirebana n'inyambo ejo bundi mwagabiye miri wa Katari inyambo miliyoni imwe urayishyira muri leta igihe ikora iki nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo ntabwo ari umubare w'abakora muri leta ahubwo abo bavunika bakora ibizamini ntabwo bose babikoze nabiyandikisha basaba akazi ababikoze ntekereza ko bagera muri 500 no kugira ngo baringanize ariko harimo imvune hari abakoresha ibizamini wenda nko mu karere kamwe ka Nyagatare ugasanga ikizamini kiri kubera i Musanze hari n'umudepite ejo bundi wavuze ati kugira ngo duce intege abo basaba akazi bakina hajyaho amafaranga ku bashaka akazi ibyo byo ni mismanagement ni imikorere itariyo ibyo nyine babishyira ku murongo ibyo bishobora gukosorwa ntabwo ari ikibazo kinini cyane